This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza aho muri hose. Abana bari mu biruhuko, nizere ko baryohewe. Ababyeyi nagira ngo twongere twibukiranye yuko ni umwanya mwiza wo kubiyegereza kurushaho, kubegera kurushaho, kuko burya iyo baruhutse, ababyeyi tuba twaruhutse gutanga za minerivare, ariko ntabwo kurera biba byahagaze. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igira iti ese kureresha umwana telefone biramukiza, ni byiza cyangwa se biramwangiza? Kuko muri iki gihe bari mu rugo ushobora kugira gutya ukaba wibereye mu turimo tunyuranye, hanyuma abana bagatangira umwe arira undi aca ahangaha ari gukubagana n'iki, hanyuma ukavuga uti reka mbahe ikibamfasha, ukabahereza telefone. Icyo rero nicyo tugiye kureba, ese telefone ku mwana muto utaramenya gusobanukirwa ngo ni iki ndeba muri telefone cyangirira akamaro, n'iki cyanyangiza, ese iyi telefone aho ntabwo yangiza abana biturutse kuri twebwe ababyeyi? Twayibahaye kugira ngo batuze, tubashe kwigira mu mirimo yacu, ndetse rimwe na rimwe hakaba hari n'ababyeyi bayiha abana batazi n'icyo bari gukora mu by'ukuri. Niyo mpamvu rero nifuje yuko tuganira kuri iki kibazo. Ese nawe uri mu babyeyi bareresha umwana telefone? Arira ukayimuhereza kugira ngo aceceke? Hariho igihe uvuga uti ari kureba ibitente niho namushyiriye, ariko burya abana n'abana bakubagana, ni abana bashakashaka. Hari aho wamushyiriye ariko nawe hari aho ashobora kugenda adondanga akagera n'aho adakwiriye kureba. Reka mu gutangira rero inshuti bakunzi ba Family Table TV, dutangirane inkuru ya Micheline. Micheline we icyo kibazo yakibayemo ndetse aza no kubona ingaruka. Iyo nkuru rero ya Micheline iteye iti: ntimujye kure kandi muze kwibuka gukora subscribe, like ndetse mukore na share kugira ngo ubu bumenyi, ibi biganiro bigere ku bantu benshi bashoboka, bityo umuryango urusheho kumererwa neza, abawugize barusheho kumererwa neza, kugira ubumenyi bukwiriye, kugira ibyishimo, kunogerwa no kuba mu rugo. Micheline rero yateruye agira ati mu nkuru ye ati nari naramenyereye guha umwana wanjye telefone igihe cyose. Igihe cyose yayishakiraga se, cyangwa igihe cyose yabaga ari kurira, ari kuntesha imirimo yanjye, nahitaga muha telefone nkamushyirira mu bitenti, nibwira yuko ndi kumwigisha gukoresha ikoranabuhanga, ariko cyane cyane nkaba narabikoraga ngira ngo ndebe yuko nashobora kwikorera imirimo. Uwo ni Micheline. Ati kuko byanyoroherezaga akazi, byanyoroherezaga ubuzima, bigatuma nshobora gukora imirimo yanjye nihuse, nta mwana uri kunsakuriza, nta mwana uri kundira iruhande, bityo ubuzima bwanjye, ibikorwa byanjye byo mu rugo nkumva biragenda neza. Ariko umwana yatangiye kujya atinya, ntakine n'abandi, nyamara mbere akaba yari umwana wishimira gukina n'abandi, yari umwana usabana. Nyuma nibwo yatangiye kujya arwana, aterana ingumi, wamubwira umujinya ukazamuka, mbese atangira kuba wa mwana ibintu bye byose ubikoresha imbaraga, ariko kandi ubikoresha no kurwana, aterana ingumi, azitera abana bari gukina mu rugo, cyangwa se na kene nyina, ugasanga ibintu byose yabigize intambara. Uwo ni Micheline uvuga ati ariko kugeza ubwo nari ntaramenya ikibazo gihari umwana wanjye n'iki cyamuteye guhinduka bigeze ahangaha. Muri icyo gihe yari yaratangiye no kujya akarakazwa n'ubusa, waba ugize icyo umwaka akabakubise mugenzi we, nanjye ntabwo yantinyaga kunkubita. Ugasanga kandi ibyo bintu arabikorana imbaraga zitari iz'umwana. Mbese mu by'ukuri ntabwo kugeza ubwo nari ntaramenya ikibazo umwana wanjye
yahuye nacyo. Byageze kuri rwa rwego namwakaga telefone ngiye kumugaburira, intambara ikabira rose ntabakiriye, ariko kugira ngo arye vuba nsubire mu mirimo yanjye telefone nkayimusubiza. Ikintu cyaje kuntangaza nuko umwana yatangiye kujya muha ibiryo areba muri telefone akajya amiriraho, ariko nabyo simbyiteho kuko nabonaga binangirira vuba kugira ngo nshobore kwigira mu mirimo yanjye. Micheline arakomeza agira ati umwana wanjye byari bigeze kuri rwa rwego adashobora kuryama adafite telefone. Bigeze aho mbonye bikabije najya nyimwima, umwana akarira akarakara ndetse agatangira kunkubita za ngumi. Rimwe na rimwe nanjye nkamuhindukirira nkamuhana nyine nkamukubitaho akanyafu nk'umubyeyi, ariko kugeza ubwo nari ntaramenya ikibazo cyabaye ku mwana wanjye. Micheline arakomeza atubwira icyamutangaje. Umunsi umwe ngo umwarimu w'umwana we yaramuhamagaye aramubwira ati turagukeneye ku ishuri. Agezeyo abarimu baramubwira bati umwana wawe asigaye agira amahane, asigaye arwana, asigaye agira umujinya, asigaye akubita abana akoresheje imbaraga zidasanzwe. Uyu mwana wawe ikibazo yagize ni ikihe? Micheline arakomeza atubwira ikintu cyaje kumutungura nanone. Yagize gutya atungura umwana ariko muri telefone, umwana amaze akanya kanini yacecetse. Agiye kureba asanga umwana ari kureba ya mikino y'abantu barwana. Mpita ntekereza nti kumbi ahangaha niho umwana wanjye yakuye ibintu byo kurwana akoresheje n'imbaraga nyinshi zidasanzwe zitari iz'umwana. Micheline arakomeza agira ati kuva icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo gutangira kujya tumumenyereza kutayikoresha. Yaje kuyireka ariko bibanje kugorana. Isomo rero naje gukuramo uwo ni Micheline ukomeza ni irihe? Nuko telefone idasimbura umubyeyi, nuko telefone ishobora kwangiza umwana. Ese mubyeyi dukurikiye, ese wowe ntabwo waba warahuye n'ikibazo nk'icyo Micheline yahuye nacyo? Iwanyu mwaba mutarahuye n'icyo kibazo? Mwabaho mureresha telefone? Ese aho ntimwazahura n'ikibazo Micheline yahuye nacyo? Reka twumve icyo abahanga bavuga ku ngaruka zigera ku mwana igihe arereshwa cyangwa se akoresha telefone mu buryo butari nyabwo. Nyuma y'inkuru ya Micheline, reka turebe noneho icyo impuguke zivuga ku ngaruka abana bacu bashobora kugira igihe cyose bakoresheje telefone mu buryo bubangiza. Hari ukwangiza imitekerereze no kutamenya gutekereza ku giti cyabo. Impuguke mu mitekerereze y'abana zemeza ko kwemerera umwana gukoresha telefone cyane bituma atamenya gutekereza ku giti cye, akabaho ategereza igihe cyose gusubirizwa na za Google ndetse na YouTube aho gukoresha ubwenge bwe. Ngira ngo no muri iki gihe nicyo kibazo n'abantu bakuru dufite. Ikibazo cyose uragenda ukabaza Google, ukabaza YouTube, ukabaza ChatGPT, ugasanga nyine ubwenge bw'umuntu ntabwo buri gukoreshwa, ahubwo haje uburyo bworohereza abantu nk'uko abahanga babitubwira. Ntabwo umwana yitekereza ku giti cye, ahubwo ahora ategereje yuko hari abantu bamuteguriye ibintu bamutekerereza, bityo ntakoreshe ubwonko bwe, nakoreshe ubwenge bwe. Kandi muri kiriya kigero gitoya mu myaka 2 umwana ubwonko bwe buba bukiri navuga vierge, butaragiramo ibintu byinshi ku buryo gufata mu mutwe biza vuba kandi akaba yashobora gufata ibintu byinshi. Murumva yuko rero kumutoza gukoresha telefone akiri umwana mutoya bishobora kumwangiza. Indi ngaruka ya kabiri abahanga batubwira ni iyihe? Hari ukutabasha kuryama neza. Nk'uko abahanga babitubwira, telefone zifite urumuri rwangiza uburyo umubiri utegura ibitotsi. Igihe rero abana baraye bareba amafoto, bareba imikino runaka cyangwa se n'ibindi bintu bibarangaza, usanga badashobora gusinzira neza. Nyamara nanone abahanga bavuga yuko umwana wasinziriye neza bituma akura neza ndetse bwanacya bugacya yaruhutse afite n'imbaraga. Indi ngaruka ya gatatu nuko impuguke mu burezi batubwira yuko abana bamenyereye kureba za YouTube, TikTok, za Google, ko rero bagira ibibazo byo kwibuka amasomo yabo.
kuko urumva niba umwana yaraye areba ari kuri YouTube, ari kuri TikTok, ari ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, birumvikana yuko ibintu azibuka cyane nibyo yarebye, ahubwo noneho akagira ikibazo cyo kwibuka amasomo ntiyige neza, ugasanga arasubira inyuma mu byo yize, cyangwa se n'umwete wo kwiga ugasanga uragenda ugabanuka. Ibyo ngibyo turabibwirwa n'abahanga mu birebana n'uburezi. Indi ngaruka iya kane batubwira ni iyihe? Abana bakunze guhora ku mbuga nkoranyambaga usanga akenshi bakunze kugira imyitwarire mibi ndetse n'uburakari. Abahanga bakomeza batubwira ko umwana uhora ku mbuga nkoranyambaga kenshi igihe kinini ni wa mwana iyo umwambuye telefone uwo mwana ararakara, ni wa mwana utazasanga akina n'abandi bana, ni wa mwana utazasanga asabana n'abandi bana, ni na wa mwana ukunze gukoresha ibintu imbaraga ndetse kenshi zirimo n'ubugome, ni wa mwana urwana, ni wa mwana ugira umujinya, ni wa mwana urakara udashobora kwihanganira abandi bana. Murumva yuko rero iyo myitwarire ndetse n'uburakari nabyo byangiza imikurire iboneye y'umwana. Indi ngaruka ya gatanu ni ukwangiza amaso y'abana. Impuguke rero mu birebana n'ubuzima bavuga yuko umwana uhora ari kuri ekara akayimaraho igihe kirekire cyane ngo byangiza amaso y'abana cyane kurusha abantu bakuru. Rero aha ngaha nyine birumvikana yuko dukwiye kurinda abana kuba cyane kuri izo ekara, zaba iza televiziyo cyangwa se izi ngizi kuri YouTube, TikTok n'ahandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Mwumvise yuko batubwira bati ibyo bintu byangiza amaso y'abana kuruta abantu bakuru. Indi ngaruka ya gatandatu kureresha abana telefone bigira ni iyihe? Hari ukutamenya kuvugana n'abantu imbonankubone. Abahanga rero bakomeza batubwira ko telefone zituma abana batagira umwanya wo gukina n'abandi, ntibamenye kuvugira mu ruhame cyangwa kubaka ubucuti bwimbitse n'abandi bantu bamukikije, baba abana cyangwa se n'abandi bantu. Uzareba wa mwana ukunda telefone buri gihe aba ari mu nguni ye, ugasanga ari mu isi ye atari kumwe n'abandi bana aho mu rugo se, cyangwa yego no ku ishuri, ariko noneho mu rugo iyo ayifite, cyangwa se kwa kundi ababyeyi bagira batyo bakajya mu birori aho kugira ngo umwana atasakuza cyangwa se atajya gukubagana bakamuhereza telefone, usanga ari wa mwana ubwenge bwe n'umutima we n'umubiri we wose uri kuri telefone. Yazubaka rero bwa bucuti ryari se wa mwana? Yazasabana ryari? Yazavugana ryari na bene nyina niba bafite, cyangwa n'abandi bantu bari mu rugo? Indi ngaruka rero ya karindwi abahanga batubwira igera ku bana bakunze gukoresha za telefone ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni uko bene abo bana baba bafite ibyago byo kugerwaho n'ingaruka zo guhura n'ababashuka, cyangwa se bagahura n'imbuga ziriho amashusho atagenewe abana, ndavuga amashusho ya za porunogarafi, ndetse na cya kibazo Micheline yahuye, umwana we yakundaga kureba imbuga nkoranyambaga z'abantu bakuru bakina imikino yo kurwana. Mwabonye ingaruka byagize ku mwana we. Reba rero umwana areba ziriya mbuga nkoranyambaga ziba ziriho amaporunogarafi cyangwa se za filime z'urukoza soni. Mwibaze uwo mwana ejo azatangira gusambana akiri umwana, azatangira kugira ubugome akiri umwana, azatangira kwica, kuko niba areba amafilime agera ku mbuga nkoranyambaga ziriho za filime ziriho ubwicanyi, n'ibyo nyine bishobora kuzamuviramo kuba umwana uri violent, w'umugome, ushobora kwicana, w'umusambanyi. Ibintu nk'ibyo byose bishobora kwangiza umwana. Ngira ngo muri iki gihe ni ibintu byeze, n'abantu bakuru barabashuka bigakunda, akakubwira ati hari ahantu hari opportunité y'akazi. Ngira ngo tumaze iminsi tubyumva, hari ahantu hari opportunité y'akazi i Burayi n'ahandi, hari amashuri, hari ibiki, ugasanga umwana agize gutya ahuye n'abo bantu bamushuka. Ingaruka ya munani impuguke zitubwira ni uko umwana yihugiraho.
impuguke zikomeza zitubwira yuko uko umwana akomeza kureba za mbuga nkoranyambaga, guhora kuri ekara, guhora muri telefone, niko umwana anywana na telefone. Icyo gihe rero umwana birumvikana amasomo ni kwaheri, biba birangiye, ntabwo umwana yita ku masomo, ntabwo umwana agira umumaro mu rugo ngo abe yafasha abandi, ntabwo umwana agira umubano n'abandi. Ngira ngo rero hamwe n'izo ngaruka zose impuguke zimaze kutubwira, namwe mushobora kubona n'ibindi byinshi bishobora kwangiza abana, muhereye ku bo mufite mu rugo cyangwa se no mu baturanyi banyu. Gusa icyo impuguke zigenda zihurizaho ni uko telefone ubwayo atari ikibazo, ahubwo ikibazo ari uburyo ikoreshwa. Ndetse bakanatugira inama ko igihe umwana umuhaye n'iyo telefone, menya ngo arareba, ari gushakamo iki, ari kureba iki. Ndetse tunigisha abana, bakomeza banatubwira ko dukwiye kwigisha abana kumenya gusobanukirwa no gucenshura no kumenya imbuga nkoranyambaga bashobora kuvanaho ibishobora kubafasha, ibishobora kutabangiza, ibishobora gutuma bakura neza, bagira imikurire myiza, haba mu bwenge, haba mu mitekerereze, haba mu kubana n'abandi. Ese wewe mubyeyi, nawe waba uri mu bareresha umwana telefone? Ese hari ingaruka wigeze ubona ku mwana, cyangwa se zanabakomyeho mu rugo? Wabidusigira muri commentaire, ndetse iki kiganiro mukagisangiza n'abandi babyeyi cyangwa se abafite uburezi mu nshingano zabo, hanyuma kandi mugakora like. Ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka. Nkomeza gushimira abantu duhorana kuri Family Table TV, kandi duha n'ikaze abinjiye uyu munsi cyangwa abinjiye vuba, ndetse n'ibitekerezo byabo ni iby'ingenzi kuko nibyo dushingiraho tubategurira ibindi biganiro. Ndabashimiye mwese rero, naho ubutaha. This is Family Table TV.